ubundi barwana bari abantu 3 hano mu nzu hari nyirakabari nabo bagabo babiri. Jewe ubwanjye nabajije Elise nyirakabari, eri bigenze bite? Ijambo yatubwiye yaratubwiye ati ibibaye n'amahano. Hari nk'igihe cya hagati ya 1:00 n'igice na 2:00, gati ya 1:00 n'igice na 2:00 cyangwa nka 1:00 n'igice, nibwo nari ndi mu kabari numva umuntu araje aratubwira atese muri aha ngaha umuntu witwa Yani yishe Bonavatire. Ubwo twarahuriye turaza turareba, nasanze uwo Bona yicaye mu kabari hano bacuruza byeri, sanga yicaye hasi amaraso ari kuvirirana mwene hano mu mutwe muri rurira arimo avirirana amaraso. Ubwo abantu bari bahari bahise bavuga ngo barimo batongana, ngo baharira ku bijyanye n'amashuri bize. Ubwo noneho ngo baje kuvugana ibyo bize, ngo Bonaza kubwira Yani yuko ngo amurusha amashuri, ngo giye nkurusha amashuri, ngo ntago wemerewe no gukora ku myenda yanjye nambaye, wowe nguri munsi y'inkweto zanjye. Ubwo bita Bona yahise ahaguruka ngo amukubita urushyi, maze kumukubita urushyi Yani nawe yahise amukubita iryo vide. Ubwo bagumye aho ngaho rero nyine bahita batabaza imodoka, baraza bamujyana kwa muganga. Nuko nabibonye. Makuru ufite kwiyenza kwahereye kuri ibi? Kwiyenza uko nabyumvise batangiye baganira kuko barimo basangira inzoga. Noneho muri cya kiganiro cyabo baje guharira ku mashuri bize n'ibyo ngo bagenda barushanya by'igifaransa n'icyongereza. Noneho byaje kurangira uwo bita Bona sinzi ngo ibyo yabwiye Yani yumva ko amurusha amashuri, Yani aranabyemera ko amurusha amashuri. Noneho waramubwira ati we ntiwemeye no gukora ku myenda nambaye, ati wowe uri munsi y'inkweto zanjye, ati we ntago wemerewe no gukora ku myenda yambaye. Undi yahise amukora haramubwira ati ubwo si imyenda twariganye, gukora ku myenda wambaye urumva ari ikibazo nk'umuntu twiganye. Yahise ahaguruka amukubita urushyi, amaze kumukubita urushyi nawe amukubita vide. Byamakuru ufite ndumva araye. Ukurikije ko ahamusanze yicaye bivuze ko wasanze avirira, nabonaga arembye icyo gihe. Yararembye icyo gihe kuko yageragezaga gufata ahantu yakomeretse, kuko amaraso yatumbagiraga hejuru, nyine aterera hejuru, amaraso aterera akajya afata avuga ngo nibamuhe telefone yitabarize. Ngo yavuye amaraso menshi cyane mu nzu hari huzuye, hano mwabonye naho bamuzanye nyine amaraso amaze kuba make. Iyi nkuru bisize iki kuri uyu musozi? Ikintu bisize kuri uno musozi rero, abo bantu ugenda umva ntacyo bapfaga. Icyo byahasigana uko kwica umuntu atari ibyo, ariko mu bisanzwe ntacyo bapfaga. Nabo ubwabo barimo baganira basangira n'agacupa abantu basanga n'ay'inzoga pe, n'ubusinzi yari n'inshuti ye, barimo basangira n'ubundi bari abantu bari kunywa inzoga basangira. Twabajije jewe ubwanjye nabajije Elise nyirakabari, eri bigenze bite? Ijambo yatubwiye yaratubwiye ati ibibaye n'amahano, ati kuko twe ntitwabonaga ko Bona ari bube gutya, ariko iko biri kose yanduranije kuri Janvier kuko batangiye baganira bari kuvuga ukuntu biganye, kandi koko n'ubundi bari basanzwe baganira batubwira uburyo biganye aho babaga bicaye. Ubwo rero byaje kurangira amubwiye ngo yamubajije ngo ijambo ry'icyongereza ngo mbwira icyo risobanura, yanirira munanira, rimunaniye Bona ahita amusobanura ngo ntiwumva ngo nuko nakubwiye ko nkurusha amashuri, ngo ntiwemerewe no kunkoraho, ndetse n'inkweto zanjye ngo uri munsi yazo. Undi rero ngo yamukozeho ngo kandi ndakwihanije, ngo kandi ubu twarwana. Janvier ngo aramuga ngo reka tureka gusakuriza abantu, twe twariganye waza tukajya hanze. Ariko Bona ngo rwose ngo ibi ntabwo byari bikwi, ngo baganira abantu bati rwose namwe aho mwahereye ni muceceke mureke muduhe umutekano. Janvier rero ngo yamukozeho, Bonaventure ahita mwasurushye, arumwashije. Abantu bari bahari babona ko Yani afite vide, bagiye kuri mwaka basanga yamaze kurirekura yari muteye. Ariko hari n'amakuru avuga ngo wapfuye umukobwa wakoraga amahano.
ibyo ntabyo batubwiye pe ibyo ni uguharabika ibyo ni ukubeshya iyo umuntu yagezweho cyangwa ikintu cyabaye buri wese abivuga ukwiwe hari n'uba yongeraho ntago bigeze bapfuye umukobwa ntago bamupfuye bapfuye icyo kintu cy'amashuri bapfa agasuzuguro bacyurirana ngende kuri niviyi n'iyi wowe kuba warize segonderi gusa ukaba utiga kaminuza uwo yani n'utarize kaminuza hanyuma bona we yararangije kaminuza ni uko biganye primaire gusa biganye primaire na segonderi noneho bona warakomeza yebo narakomeza ku bwanyu rero ubicyifuzo mufite ni ikihe nyuma ibyabereye aha ni amahano ariko nk'icyifuzo cy'abaturage rwose twumva hakurikizwa ubutabera ariko hakazamo n'impuhwe kubera yuko nta kintu bapfaga gusa bisize isura mbi nko kubona umuntu yagarama mu isantere bisize isura mbi ariko hari n'isomo bitanze kuko umuntu ashobora kugusuzugura ikigaragara nuko yihagazeho Janvier aravuze ati ndi urushyi muri bano bagabo ndataha naye numva ndi umugabo nawe yirwana huko hari nyirakabari nabo babiri bonyine banzureke oya banzureke sariko ubwo he urazi nageze hano ryari umwe mudefanda umuntu n'ibintu byawe ko byabaye yewe kuko namwe mwese kuko nyirakabari yarahari ubundi Janvier na Bona bafite icyo bapfa nubwo bavuga ngo barashyamiranye bafite icyo bari basanzwe bapfa ahubwo Bona ntiyarakize icyo bari basanzwe bapfa mumuna wa Bona wa Janvier yagiye ucurugi kwa Bona baranamukatira urukiko rwaramukatiye imyaka 3 kwaramukatiye imyaka 3 ubwo rero ibyo ari byo byose harimo inzigo ahubwo aba baturage no kudefanda umuntu nyine wakoze icyaha batadagira ariko ntago ari kuri barimo baravuga ubundi barwana bari abantu 3 hano mu nzu hari nyirakabari nabo bagabo babiri noneho baraje noneho ubwo urumva nubwo basangiye ari amakimbirane bavuganiye mu nzu kugeza aho Bona aza gusohoka ataye n'iryo video ntibari mukubitiye mu nzu bari mukubitiye hanze hano imbira ndabeshya banzu noneho nje nk'abantu nimba barayakoropye umva nimba yarari mu nzu n'ubundi haracyahari mu nzu haracyahari kuba yarapfuye rero ntibivuga mu bantu bateriye uwo mugabo mu nzu nari impari igihe wamuteriwe dore n'amaraso ku ipataro mu bateriye uwo mugabo n'amaraso ku ipataro kwabaye guhanagura mu bantu bateriye uwo mugabo nijye muntu wa mbere namuteruye uwo mugabo ni mwishywa wanjye nyina ni mushiki wanjye mu muryango wacu uwo Bonaventure wari uryamye muhanga hariya nyina ni mushiki wanjye wo kwa data wacu rwose yari aryamye hafi ya kontwari kandi mbere y'uko biba uyu ni mushiki wanjye nari muri mideni nshaka kuvunjisha amafaranga ngira ngo mwishyure inzoga nari maze kunywa mu kabari k'urwagwa acuruza mbona ninza kuyamwishyura nyamuhereje gutya atakora mideni murimo kandi mfite undi muntu ndi bwishyure narinyabije reka ndangize narinyabije nza kuvunjisha amafaranga kugira ngo nishyure amafaranga ngira ngo nishyure amafaranga nanywereye uyu nari ndi mideni atamenye ko mfite amafaranga naraje nka inoti nari mfite mu ncamake nyimuhaye ati nta mafaranga mfite navunjiwe n'undi mugabo umwe barimo basangira ati ngo anzana hano hanze aramvunjira amaze kumvujana nasubiyemo hano nibwo nko mu minota 2 umuntu aza ati bigenze gutya bamwe barimo baganira nakayishe naka harimo abantu nka 6
nabavuga n'amazina, harimo uwitwa Toyota, harimo uwitwa Radisirasi, harimo Elise, harimo Bonaventure, harimo Janvier, hari n'abandi babiri ntabashije kumenya, nabonaga bari hirya kuko nije mvunjisha mpita none nasohoka, ariko akabona arababonye rwose. Ibyo bintu uko byagenze, utwo tuntu tw'igifaransa n'icyongereza bahaririyeho nitwo nyirabayazana. Haza ko ati wowe uri muto cyane rwose, no kunkoraho ntibyemewe. Undi aracikwa ati mungukozeho naba nshinga amabere. Bona yumvise bamukoze hari havuze ngo ntibyemewe, wahise agaruka azibura urushyi uwo Janvier. Ibyo ningo uko byabaye maze kuhava, ariko nsize bahagararanye kuri kontwari gutya uko navunje handi hagati, umwe ari hano undi ari hano, barimo baganira bahererekanya amagambo gutya. Nabo bagiye kuri RIB, ibyo bavuga muzasanga bihura n'ibyo turimo tubabwira. Rwose ni umwaka ubabayeho, niko byagenze gutya. Amagambo yanjye nayo uko barutana segonderi barazinganye, ariko noneho umwe yashyizeho ibanza imyaka nk'itatu ya kaminuza cyangwa se 2, ariwe Bonaventure nyine no kwati uri hasi. Noneho no mu gukora umwe akagura imirima, undi akagura n'amazu, undi hakaba nyine yaraheze ku nzu yashakiyemo. Ayo yuva ati wowe uriho byo rizeru rwose bideye gutyo, nuko byagenze.